Amasmesha kwachire Kepanyirudusha. Ladies and gentlemen, are you good? Reka rero dutangire na performance y'uyu munsi tubanze twiragiza Imana Uwiteka Mwami Imana yacu ndakwinginze ngo wururuke ubane natwe muri no genzi undinde muri performance ngiye gukora ubane nanjye data muri iriya burage y'ukuntu abantu bigeze kumbeshya abandi bana barambeshya ngo iyo uri imineke myinshi unyara umutobe bikarangira nyaye mu gacoma ka sogokuru ndakwinginze ngo ururuke ubane nanjye no mu ijambo ry'ubwenge mu izina rya Yesu urakoze amen. Guys, mwamaze kuenjoyinga show. Sasa rero nabazaniye ijambo ry'ubwenge umwaka ushize murarikunda ndagenda ndicara ndareba ndavuga ntariko hakenewe kongerwamo akandi kantu nkeneye kuvugurura ndagenda nshakisha ibitabo nsoma andi magambo y'ubwenge abandi banyabwenge bagiye bavuga ndabanza mfata ayo magambo y'ubwenge ndavuga ntireka nyongere mu ijambo ry'ubwenge ryanjye kugira ngo bibyare ijambo ry'ubwenge rifite irindi jambo ry'ubwenge ririmo byose hamwe bibyara ijambo ry'ubwenge rikomeye. Sasa rero kambabwira iryo jambo ry'ubwenge mwumve. Umunyabwenge yaravuze ngo nubona abasore bose bakubereye inyana z'imbwa ndetse n'abo haye happiness bakanga bakanyana yimbwa ntuzagotwe hanze hari ibisaza muberanye kabone nubwo byaba ibyihebe kugeza aho bicuruza imbunda fa kuba ari ibijejeta faranga. Uyu we yaravuze ngo imyaka ni imibare ndetse no kuba uri umuramyi ntacyo bivuze mu gihe ubonye umugabo w'umunyaburikina Faso kabone nubwo waba uri umurokore ntibizakubuze gukubitaho wigi na za makeup. Guys, are you having fun? Muri uyu mwaka nagiye nunguka ubundi bumenyi nagiye ngira experience ntigeze ngira mu yindi myaka. Uyu mwaka niho honyine nagiye kumva numva publicity ivuga ngo promotion hano tugufitiye ibinyobwa by'amoko atandukanye tugufitiye Fanta tugufitiye Fanta z'amoko yose haba ya pineapple orange ndetse na storo tugufitiye kandi n'inzoga zisembuye haba Mitsingi Heineken Turbo Noresi na Skol. Akarusho kandi amavide yacu aracyari imanzi. Nagiye ngira experience zigiye zitandukanye. Uyu mwaka nibwo mu myaka yarishize narinzi yuko hejuru ya mudugudu burya hari igitifu. Nakuze nzi yuko hejuru y'inkoko hari dendo. None n'uyu mwaka namenye ko hejuru ya Baritazari hari ivide. Sasa rero mu minsi yashize ariko nubwo tuba tubitera mu rwenya ibintu ya mwana w'umukobwa yakoze sibyo pe ziko sebura nk'iyo rimenekera yari kujya kwa muganga avuga ko byagenze bite ari kuvuga ngo ryahubutse muri firigo ringwamo nyamuneka mbabwira nimba kwifata byanze reba umuntu kandi nimba ari niyo sidutinya ukoresha agakingirizo
nk'ubu nkanjye mu minsi yashize nigeze kujya kugagura satana nshutse hari abakobwa twari tugiye gusura njye n'umupadiri tubana kuko mbana n'umupadiri hari abakobwa twari tugiye gusura nagenda ndakagura ubwo mpita ngakubita mu mufuka w'ishati ndenzaho n'ikote ngenda nabyimbye ndenzaho ikote kugira ngo padiri atakabona ubwo turagenda tugezeyo icyokere kiranyica ndibagirwa nkuramo rya kote agakingirizo kavamo gatakara hasi padiri arakabona yanyikubitiye urushyi arangije aranyitegereza arambwira ati wa mupfapfa kubera iki wazanye kamwe kandi turi babiri Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera